mu kintu abanyabugezi ariko mu kurangira tugira koga cyangwa se none segonderi umuntu abigenza gute ibintu byari ibibazo turi kubuza imitima tugira gute dusanga mwaducira inzira nyakubahwa segonderi narayizira arangira nta giceri mutwishyuriye ibyo ntabwo byarangiye aho ngaho na universite nayo ndayigira arangira ariko hagati ubwo ngubwo niho natangiriye n'umwuga w'ubuhanzi n'iki n'akantu kagenda kaboneka akantu ni amafaranga nyakubahwa camani noneho hanyuma ntangira kuvuga rero ibintu biri gucamo akantu kari kuza fine ariko nakomeza n'amashuri nta kibazo nkomeza no mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza cyangwa se masters nshakisha ishuri ndibona ku ishuri ry'abanyamerika ari hano mu Rwanda ryitwa Oklahoma Christian University njyayo bankubita ibiciro ntabwo ibyo biciro birahambaye biri hejuru umuntu arambura avuga se ko mbona uri ahantu gutya amafaranga ubwo ntabwo uteye ubwoba agafanya ko bibaza andi ati rero ikintu ushaka kimwe cya kabiri cya amafaranga kubera yuko andi yose asigaye guverinoma y'u Rwanda mubereye umuyobozi nyakubahwa chairman barabirangije barayishyuye umubyeyi hanyuma urugendo rurakomeza nyakubahwa chairman murumva arabwiye akantu karaboneka nari mfite inzozi nyinshi cyane mu nzozi nyinshi zaciyemo n'izitaraca harimo no kubaka inzu ko navuga aka
inzu nakuriyemo gatoya nkeneye inzu nini ku buryo icyumba nzajya mba naryamye atari cyo mbyukiramo mu rwego rwo kwisanzura. hanyuma ntangira gushaka rero ahantu nagera Kigali nkabona akantu k'akabanza gatoya ntabishoboka ahantu hose ntabwo mwishimiye. ndakomeza ariko Bacamana mfatanyije n'umufasha wanjye Clement turamanuka turenga kiriya Gahanga tubona hariya agasozi hejuru ahantu bita tugera ahantu bita Karumuna. ubwo ni uko nguko twinjiye i Bugesera, ni uko nguko ninjiye. abantu ba Karumuna barahari na Bugesera muri rusange. twageze muri uriya musozi Bacamana tureba kariya Akagera bahagaze ari amazi uhita ubona ari urwererane. ibintu byo kubasa na Nyabarongo ntabyo ushobora kubona. twese tuvuga naha nta n'ahandi, naha twashakaga, ntitwaza twenyine, amakuru ntitwayiherana, dushaka bagenzi bacu ba Tom Close, ba Platini, ba Debe, abartiste batandukanye ndetse n'inshuti z'imiryango ko twari twarabonye n'imiryango. turaza turubaka. ariko muri iyo process nyakubahwa Bacamana bana abanyakigali nabo ntabwo baba boroshye. ni abacantege, bamwe muri bo ntabwo ari bose baguca intege, baratangira bavuga se ririya shyamba mugiyemo muhunze iki, mugiye mu ishyamba kwiyahuramo. noneho bakatubwira bati rero niba muri abantu bigize abantu bakunda ibidukikije amashyamba, mutwemeze mugende mu mashyamba ya za Nyungwe tubabone, tubashime tuti mwarakoze, cyangwa na Nyungwe niba bana ntoya mwambuke muri bya bihugu by'abaturanyi hirya, tubemere nyine nk'abantu bakunda amashyamba. umuntu rero w'inshuti yawe ukwegereye ashyizemo ako kantu ntabwo ubura kugiramo ikikango. ariko nyakubahwa Bacamana ikintu cyadukomeje tukaguma muri ubu Bugesera ni vision yanyu, nuko twizerera muri mwebwe. twaravuze tuti twarebye vision mufitiye u Rwanda, tureba vision mufitiye buno Bugesera, no tukicara tukiganiriza tukavuga ariko situvugishije ukuri umusaza agize gutya afata ikibuga agikubise mu Bugesera, afashe imihanda. nyakubahwa Bacamana hano hari abantu baca muri iriya mihanda ya Gahanga baza hano i Bugesera bakifotoza bakabeshya ngo bari bari mu Burayi kandi bari bari mu Bugesera. ukareba ibyo bintu byose ukavuga ati ndaguma hano byanze bikunze. turahaguma bigenda neza, turatura turatekana. ariko noneho nyakubahwa Bacamana ikintu mwadukoreye nk'abantu b'abajene turavuga ngo mwakoroza umuti, mwadukoreye umuti mu buryo butabaho. tugiye tubona mu buryo butunguranye mwebwe na madamu mutubereye abaturanyi b'i Bugesera. none ibintu mwabishyize ku rundi rwego nyakubahwa Bacamana. ibintu ba bantu baduhamagaraga batubwira mwagiye mu mashyamba, mwagiye mu iki byose, wajya kumva umuntu araguhamagaye, alo wanshakiye akabanza niyo kaba 15/5, ariko nanjye ngatura mu Bugesera. ugahita wibuka ya magambo yakubwiye, ukambwira umva zamuka mu ijuru rya Gasogi naho hari ibibanza n'imiturire. Bugesera bwararangiye byari hatari. nyakubahwa Bacamana nk'uko nabivuze ntangira, ni ukuri ntabwo umuntu yabona ukuntu akomeza ikiganiro, biragoye. rero muraza gucisha amaso muri aba banyabugesera. ikintu muribone cya mbere, igikumwe cyabo kiri tayari, bameze gutya. ariko nawe abanyakigali ni uko nguko. twebwe nk'i Bugesera ndabeshya igikumwe cyacu kimeze gute, ni gutya nyakubahwa Bacamana. itariki ya 15 yaratutindiye, sinzi umuntu wayishyizeho, ni kure bitabo ku buryo mu rwego nyine rwo kuba tayari tuba tumeze gutya, kuvuga uti ntawamenya, ushobora kuba uri gupitapita aho ngaho ukabona akantu k'agafomu kariho igipfunsi ukabura ateye urimanukiye, uragiye ukagenda utanaseze. abanyabugesera babizi ko ako kageso gucaho batanaseze ataba ari ubwa mbere bagakoze, ariko nuko nguko turi tayari ku Bacamana.
hari igihe uhura n'abantu yego wacamana rigiwe uhura n'abantu bakavuga ngo iryo terambere ry'i Kigali ahandi hose ntari hari n'ibiki kandi bakuzi bazi ko aho hantu hose ari hombe kandi baba bazi ukuri bakabura icyo bavuga za ngorane zabo bakazishyira hirya ukabaha ukuri nyine ukikomereza rero ntabwo twabona ukuntu tubashimira kubacana twana twari duto tuba muri twa tuzu tw'udupfubyi tudafite icyerekezo tudafite uwo tubwira tutazi ngo ejo bizakemureze gute mwaratureze turakura mwaratureze turakura tubamo abantu bakuru bazima aribo batwibwe kirenze kuri icyo twarashibutse natwe twagize utundi twana twacu ubu ngubu iyo turi kuririmba ntabwo turirimbishwa n'agahinda turimbishwa n'ibyishimo ni bamwe mu banyarwanda bato bishimye nta stress bafite kubera yuko babona icyizere mu babyeyi babo mwarakoze cyane nyakubahwa chairman iyo twebwe baraye ijoro nitwe turibara nitwe tuzi aho tuva n'aho tugana iyo dutekereje ku bintu byose mwadukoreye tukaba abantu nkaba mpagaze ahangaha ndimo kuvuga gutya ntarigeze mbona yuko icyo cyizere gishoboka twumva tubafitiye umwenda munini n'umwenda tutabona ikintu twishyura n'umwenda udashobora kuvamo gusa nk'abanyarwanda nk'urubyiruko nk'abajene ikintu twabizezanya ko chairman nuko turi bato batari gito turi bato batari gito kandi ikindi twabizeza nuko aha n'ahariho hose muzashingura ibirenge muzizere yuko twahateje intambwe niho intambwe zacu zishingiye muradufite kuri ubu n'ejo n'igihe kizaza ngana ku musozo nyakubahwa chairman aka ni akantu kanjye ariko ndabizi yuko n'abanyabugesera benshi tugahurijeho rwose pe gahunda nirangira mwaruhutse ibintu bimeze neza twabibabwiye yuko twebwe turi tayari inkoko niyo ngoma ariko ibintu nibigenda neza mwabonyemo umwanya mwaruhutse muzagire gutya mudutungure nyakubahwa chairman mudutumire nk'abanyabugesera b'abaturanyi hariya mu rwuri rwanyu kabisa sibyo tuze nyakubahwa chairman dutaramire ziriya nyambo twishime twinegure mu kinyarwanda nyine habaye ibintu nk'ibi habaho no kwinegura tuze twinegure ubuzima bukomeze neza murakoze cyane hanyuma rero turi kumwe FPR oye
nibagiwe akantu k'ingenzi reka mbabwire mu ndirimbo nyinshi dufite cyangwa afite hari indirimbo ivuga ngo babandi ntibazabashuke ngo mutandukane n'uwo mukunda murarye muri benge kuko bagira bate baramushaka mwitonde twagiye turi kumwe umva ngiye gutangira tuzi ariko noneho muze kunyakira sibyo aho ntangirira ninjye hasi abantu b'iki gihe nibazabashuke mutandukane urarya urime twese witonde mukomeze ubiyame nibazabashuke. Murabizi mwese yuko FPR ari umuryango w'Abanyarwanda wakira bose udaheza ndetse n'ibigwi byawo bibonwa na buri wese. Rero ndagira ngo mufashe n'amashyi menshi cyane ariko menshi twakire umubyeyi Madame Kabarisa uhagarariye ishyaka rya PER afite byinshi bikomeye yavuga ku muryango wacu. Amashyi menshi murakoze cyane.